Hello baby what you can do, uri gutumanera haleluya, kuno wasaga nk'akana kamurika, gusa disi ojimera nini, nusara 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 ndagukwama, n'ikindi cyana nacyo cyanaza, mwizusa nka Mona Lisa, ndabareba nta nundi musa, ku mihanda nawe kuruta, no mu mavaso bakomu bakuba, nakunze ukuntu bumpangayikira, niyo na hari uburi mu marira, nanjye sinzigera nguhemukira, nibyisha inkora ngukorera, gufata nka Mariya nyina wa Jambo, abandi barekayo n'amagambo, sinibona nge nagufite no, ni nk'ibirenge bitari wamano. Mirage TV show. Ladies and gentlemen, it's your boy Mirage on Mirage TV show, the place where tomorrow's brightest stars shine today. Here we celebrate raw talent and untold stories of the next generation. Come on and join us on a journey of discovery, creativity, and innovation as we give a voice to rising innovator, inventor, singers, everyone who is ready to change the world. Guys, nkuko mubibona ndi kumwe n'umujama, n'umusore mwiza arakeye, afite uburanga, kumusobanura biragoye kandi biri trick bitewe nuko urya agaragara wagira ngo numugwiza atunga nk'abandi bose. Natangira mbaho umwanya kugira ngo mwebwe ntimuhumbye cyangwa murebe no hirya ngo muzane parapara kuko umuntu turi kumwe agiye kuduha byinshi kandi byiza bigezweho. Yo mpamvu na reka gatangira bibwira kugira ngo tubashe gukomeza. Let's go. Mwizusa nka Mona Lisa, ndabareba nta nundi musa, ku mihanda nawe kuruta, no mu mavaso bakomu bakuba, nakunze ukuntu bumpangayikira, niyo na hari uburi mu marira, nanjye sinzigera nguhemukira, nibyisha inkora ngukorera, gufata nka Mariya nyina wa Jambo, abandi barekayo n'amagambo, sinibona nge nagufite no, ni nk'ibirenge bitari wamano. My name is Mucyo Art. Yaman. Ni Mucyo Art turi kumwe. Sir. Mucyo amakuru yawe. Makuru ni meza n'ibisanzwe kabisa. Umeze bon? Yes sir. Ko numva utuje uje waguye mu mazi cyangwa ni kusanzwe uteye? Urabona twiwe kuzuba mani. Kakabeho ndimo ndumva gatangiye kuza. Akakabeho ugomba gafiringa. Ubundi ngo umugabo aca mu bikomeye kugira ngo yitwe umugabo. Neza cyane. Yego Mucyo Art. Izina ryawe ko numva riri mu bugeni yundi rituruka kuki? Ni izina ry'ababyeyi cyangwa ni ry'ubuhanzi? Izina Mucyo Art. Yego. Ntago ari izina mu rugo banyise. Izina mu rugo banyise ni Mucyo. Ni Mucyo. Art nyine byavuye yamfashiye Albert nkayihina. Mbona nyine inyuguti zikoze ijambo art. Nafite artist nkarihina nk'umuhanzi nabwo nkabona inyuguti zikoze ijambo art. Nahisemo rero kuryongera ku mazina yanjye. Cyane ko nyine sanzwe ndi n'umwartiste ku busanzwe. Yego rumwartiste kubuyenda mu myandikire cyangwa umwartiste mu bugeni bundi ugenda ukora? Ndi umwartiste mu bijyanye no kwandika indirimbo. Yego. Kuziririmba no gukora production yazo mu buryo bwa audio. Nkaba n'umwartiste ushushanya nyine. Uri umushushanyi? Yego. Ibishushanyo byawe hari ahantu ujye ubigurisha cyangwa ukora mu buryo bwo kwishimisha? Ni byose. Ni byose. Buri ifite impano ikora mu buryo bwa business no mu buryo bwo kwishimisha. Yego Mucyo Art niwe turi kumwe kuri Mirage TV show, no mpamvu babwira ngo bafana banje mwijya kure umunsi mbafitiye umuntu ararenze. Ni umuhanzi, ni umushushanyi, ariko uyu munsi turagaruka ku buhanzi kubera yuko ikintu nyamukuru arangaje imbere kuruta ibindi. Yego n'ubugeni ni ibindi bintu bimushyikira ubuzima bwa buri munsi, ariko muri aka kanya ubuhanzi nibwo ashyize imbere. Mucyo Art. Yes sir. Ubundi nk'iyo wicaye wiyumva ute? Nicaye. Yego. Niyumva ute? Wiyumva ute? Cyambere nimva nk'umunyarwanda tu. Gujye utanza ngo wiyumve nk'umuhanzi kandi ari cyo ukora ukima nk'umunyarwanda. Ubwo buhanzi mbukorera mu Rwanda. Ariko n'umunyamahanga yaza akabukora mu Rwanda. Yabukora. Cyambere nyine niyumvamo n'ubunyarwanda, nyuma nkabona nyine kuba umuhanzi w'umunyarwanda. Yego. Mucyo Art n'umuhanzi w'umunyarwanda uririmba izenjyana? Ndirimba Afrobeat. Yego. Hamwe n'izindi njyana nyine nazo ndazigerageza nari. Yego. Yego Mucyo Art watangiye gukora umuziki ryari? Natangiye gukora umuziki mu buryo bwo kuzisohora se. Wewe ukavuga ngo ngiye gufata umwanya wanje nandika indirimbo nkuko hamwe ngo uriyandikira
ukavuga uti ngiye kwandika indirimbo kandi iyi ndirimbo nzanayiririmbira. Ni nka ryari wagize icyo gitekerezo? Njye natangiye kubikora muri ubwo buryo ni nka 2023. 2023. Niki cyagwa inspiration? No kubona n'abandi bantu babikora babikunze. Wari kumwe n'abandi bantu bakora babikunze. Muri make wagendeye mu kigare. Ntabwo wabikoze kuko ari impano ikurimo. Ntabwo nagendeye mu kigare. Hari ukuntu uba wifitemo nk'ikintu aho kumva ntabwo uratinyuka nyine ngo ugikore. Yego. Okay, ubundi abahanzi benshi bakunda kuririmba ariko akaririmba iz'abandi. None wowe igitekerezo cyo kuvuga ngo reka niyandikire indirimbo wagikuye hehe? Undi muri iki gihe umuntu agomba gukora innovation. Agakora ibintu byiwe. Nubwo ashobora kwigira ku bandi bantu baba baramubanjirije, ariko nawe agomba kugerageza nyine akaza n'ibyo kugira ngo n'abazaza bazabone nyine uburyo bamwigiraho. Ese kumba nuri shy? Kumba nuri shy, uri umuntu utuje cyane, nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Usanzwe ndatuje, ndi umuhungu witonze. Ni za ntama zirimo n'ibirura. We yambika uruhu nta muri ibirura. Oya. Ubu ni wasanga hari ukuntu wagiye ubazengereza. Bande ati ndaje nzura binsobanurira nabyo. No bimbaza ndakurabura nari. Ntacyo bitwaye. Gukora umuziki ni umwanzuro utoroshye kuba umuntu yafata ku giti cye. Rimwe na rimwe hari igihe bisaba ko hari undi muntu kugira inama cyangwa akaba n'izindi mbaraga wizeye zizagusunika kugeza ugezeyo. Nkawe ukora umuziki ufite iyo ntego? Ntabwo mfite mu muziki. Ntabwo mfite mu muziki ubundi ku busanzwe ni ugutinyura n'abandi bantu bafite iyo ntego. Nanjye ariko bikaba byagiye icyo bimarira mu buzima busanzwe. Yego. Ink'inyungu wumva utegerejemo? Inyungu negerejemo nuko ari bimwe mu bintu wenda byazanunga mu gihe kiri imbere. Mu gihe kiri imbere. Usanzwe uri umunyeshuri? Wiga mu kangahe? Senior 4. Uhuza umuziki gute no kwiga? Buri kintu ubundi kigira umwanya wacyo. Ntabwo nafata umuziki ngo mvuge ngo ni ibintu ngiye gukorera mu ishuri. Cyane byabusana ugasanga bimwe byapfuye. Ibintu nk'ibyo nyine. Aho wigura umusitari? Mu kigo. Mu kigo nyine urazwi ufite fame? Biragerageza. Biragerageza. Ntabwo biraza. Ufite abandi bantu bakurusha. Rimwe na rimwe hari igihe umuntu amara kwamamara akitwara mu buryo butandukanye asanzwe yitwara. Fame ikamwushya, ugasanga ugiye mu bakobwa, ugasanga ntugisanye n'abo mwasangiraga, ugasanga nyine ugize indi myitwarire mishya, wambaye pocket niba usanzwe utebereza mu kwaha nk'abadepite. Ntabwo mbaza abadepite ariko nka title ahubwo ni abandi nyine bafite za nyakubaho. Wowe ubana gute na fame? Ndi cyambere mu bantu ni urukundo nyine wogumya kubana na ba bantu ubona ko bakuri inyuma nyine bagushyigikiye. Ntabwo ari nka bya bindi ujya kumva umuntu arakubwiye ngo warahindutse. Ntabwo njya mpinduka. Ko mwahindutse mwabaye iki? Ntabwo njya mpinduka. Abantu mwabaye iki ko mwahindutse? Oya, ngumya ndi mucyo nyine wo mu ishuri nkayikorana na bagenzi banjye neza ntari. Gukorana n'umugenzi wawe neza. Mucyo. Ufite indirimbo zingahe? Izo maze gusohora ubu ngubu ni ebyiri. Imwe ni ifite video, iyindi ni akavisualize akaraho. Yego. Cyeka nk'izindi zanditse nyine narahereza abantu. Waturirimbira iyo ukunda cyane muri izo ndirimbo zawe zose? Nta kibazo. Okay, nta kibazo bwo. Nibyo shoboka ko nakubura, niyo byaba sinabikumbura, imihanda nayizenguruka, ndiho ngushaka paka nkubona, mufata nka Maria nyina wa Jambo, abandi barekayo n'amagambo, sinibona nge nagufite no, nk'ibirenge bitari wamano. Yamani. Ufite ryiza cyane kabisa, ufite ryiza cyane. Nakoze cyane. Nagushishikariza gukomerezaho kugira ngo bijye birushaho kugenda neza. Ubusanzwe nahe hantu ugira intege nke? Ngira intege nke. Mu bijyanye n'ubuhanzi bwawe ariko? Mu bijyanye n'ubuhanzi bwanjye. Hantu ngira intege nke nyine ni mu buryo niyo mfite nka projet ndende nshaka gukora ariko nyine nkabura nk'ubushobozi bwo kuyikora. Byakubayeho? Byambayeho. Wakoze iki kugira ngo ugire icyo uhindura cyangwa kugira ngo bigereho? Byarangiye gutyo n'undayikoze cyangwa hari undi buryo wakoresheje kugira ngo bigerweho?
nk'ukuntu ufite wenda nk'urugero nkanjye w'umuhanzi yego nkaba mfite nk'indirimbo noneho bitewe n'ishusho ngiye mba nyitekerezamo natekereza video yayo nkumva ubwo bushobozi ntabwo napfa kububona ibyo bintu nibyo bikunda kumba kenshi. Ese indirimbo zawe zishingira ku buzima busanzwe cyangwa ufite ikindi kintu cyihariye uririmbaho? Indirimbo zanjye ngerageza gusanisha ibintu byose nkabiririmbaho. Niba ari mu buzima bw'urukundo ngisanisha n'umuntu nkamuririmbaho. Ariyo waririmbye usanishije n'umuntu? Ntago ndayisohora nyine. Already iranditse. Iranditse. Ubwo se uwo muntu wagwa inspiration wumvisha ari iki akwigishije ugomba no kwigisha abanyarwanda nawe cyangwa urubyiruko rugenzi rwawe? Mu buzima bw'urukundo uwo muntu nyine hari ukuntu uba ufite nk'umuntu utinya kubwira ko umukunda, ufite ubwoba ko uzamubura, nyine umugogumye urwana n'umutima biri aho ngaho. Ese ababyeyi bawe baragushyigikira mu rugendo rwawe rwa muzika? Ababyeyi banjye baranshyigikira ntari abantu babandi inyuma cyane ndanabashimira aka kanya. Ni nk'iri jambo rimwe wababwira nk'abantu bagushyigikira umunsi ku munsi? Ikintu cya mbere nababwira ni uko nazabatenguha nzaguma kuba uwo wifuza. Ubwo ni wowe nabo mubiziranyeho bakwifuzamo, kandi nawe nkeka ko ukwiye kubaka umuyoboro utagutandukanya n'ababyeyi bawe cyangwa na society. Uko bimeze kabisa. Umunsi ku munsi uri mu rugendo rwawe rwa muzika, hari challenge uranaza hari mu kwandika, hari mu kuririmba. Ntabwo urandika indirimbo ngo ugire agatura amagambo uvuge ngo nakongeraho iki ko numva bitekerezo nifite bishiranye? Bikunda kuba kwandika nk'indirimbo ariko kenshi giye bikunda kumbaho no kwandika indirimbo nkabyuka nyihindura. Kabyuka uyihindura? Nkabyuka mpindura amagambo ayigize. Uwo munsi wanditse se ugasanga wanditse ibintu bidahura? Nkumva nyine nkumva ukuntu ndamutse wapi. Nkumva ntabwo biri kuvamo kabisa. Ukumva ukuntu uramutse ntabwo biri kuvamo. Icyo gihe ntabwo wiseka? Oya. Ntabwo niseka ahubwo njye numva binshimishije. Bigushimishije yuko ibyo wakoze ubihinduye? Ibyo nakoze mbihinduye nkumva ko none ibyo mpinduye abyinshi ari byo byiza. Bivuze ngo mbere wanditse utari gutekereza neza? Ntabwo nyine ntabwo ndi gutekereza neza. Ako buriyo wanditse ibintu byinshi hari igihe usanga nyine wanditse nk'ibintu kumva wapi ntanjyana. None akantu watekereje inshuro imwe kagutungura ugasanga ahubwo niko keza karimo karabikosora. Yego, umunsi ku munsi uri mu rugendo rw'iterambere kandi uteganya ko iterambere ryawe ahanini rigomba gushingira ku muziki. Iyo urebeye ku ba legend cyangwa ku bakubanjirije, ubona aho umuziki nyarwanda ugeze watunga umuntu akibeshaho nta kindi kintu cyo ku ruhande akoze? Umuziki nyarwanda ugeze watunga umuntu akibeshaho. Ubona impano yawe yagukiza? Imana yanjye yankiza mbonye ubushobozi burenze ubwo mfite. Ubonye ubushobozi burenze ubwo ufite, uteganya kuzakora ubwo bushobozi rero? Cya mbere ni ugukora cyane n'icyizere, nyine nuko nabivuga. N'icyizere. Yego, turi kumwe na Mucyo Art kuri Mirage TV show. Ni umuhanzi akakora n'ubugeni. Muri uyu munsi yaje muri studio aje kutugaragariza impano ye y'ubuhanzi. Afite indirimbo ebyiri ziri hanze kandi afite n'izindi nyinshi zanditse n'iziri muri studio. Nkeka ko umunsi ku munsi abaduhisha ibintu byiza kandi agomba kuduha uko nitwe bigenewe. Twagenerwa bikorwa arabikora ariko nitwebwe ababikora. Impamvu dukwiye kumushyigikira umunsi ku munsi, tukamwereka urukundo, tukamusura, tukamufasha mu buryo bwose bukenewe kugira ngo abashe gutera imbere. Mucyo, ni nk'iki wasaba urubyiruko rugenzi rwawe ngo rukore kugira ngo ruvane amaboko mu mufuka? Ikintu nabasaba kugira ngo bakore kugira bavane amaboko mu mufuka? Yego. Ikintu cya mbere ni ugutinyuka. Yego. Nibumve ngo akazi nyine ngo karaciritse, niba ufite ikintu ukaba wumva ugikunze kandi unagishoboye kereka abantu nyine bakibona. Ese gutinyuka bisaba amashuri? Oya. Bisaba amafaranga? Gutinyuka ntabwo bisaba amafaranga. None se bisaba iki? Gutinyuka ubundi cya mbere bisaba umutima ushaka. Ese bisuzuguza ubikoze? Aya nkani rebanga wakoresheje kugira ngo utinyuke? Ibanga nakoresheje kugira ngo ninyuke nyine ni ugusohora ibintu ndimo nkabibwira abandi bantu bakanyinspira. Bakakwinspira. Ndashaka kukubaza utuntu tw'ingenzi dufite umumaro abagukurikirana ndetse n'abazareba iyi video. Ariko mbere yo kugira ngo ntukubaze,
ndagira ngo turirimbe indirimbo yawe yose wumva uzi abantu bakunze. N'ubundi nari maze kurimba mu kanya y'abantu bakunze cyane. Niyo bakunze cyane. Iririmbe yose. Nibyo shoboka ko nakubura, niyo byaba sinabikumbura, imihanda nayizenguruka, ndiho ngushaka paka nkubona, gufata nka Mariya nyina wa Jambo, abandi barekayo n'amagambo, sinibona nge nagufite no, ni nk'ibirenge bitayiwa amano, mwiza usa nka Mona Lisa, ndabareba narundi musa, ku mihanda nawe kuruta, no mu mavaso bakomu bakuba, nakunze ukuntu bumpangayikira, niyo nahari uburi mu marira, nanjye sinzigera nguhemukira, nibyisha nkora ngukorera, gufata nka Mariya nyina wa Jambo, abandi barekayo n'amagambo, sinibona nge nagufite no, nk'ibirenge bitari wamano, ibirenge bitari wamano, ibirenge bitari wamano. Ya mana bamwita Mucyo turumva ko afite ijwi rirayunguruye, rifite umwimerere, niyo mpamvu ibyo akora birimo ubunyamwuga. Ikigaragara cyo ntabwo ari nahubukiye, ni ibintu yateguye kandi bayifuza ko byagera imbere biciye muri twe, muri mwe ndetse no muri we muri rusange. Ni ryari ugeze wumva ko ucitse intege ukwiye kuva mu muziki? Byakorewe ntabwo bigeze bikubaho? Byambaye ahubwo nanabikoze. Niki cyari cyabaye kugira ngo ucike intege wumve ko ukwiye kuva mu muziki muri rusange? Mundi ari ukuntu nandikaga indirimbo nkayandika, ariko nyine nkabura n'ubushobozi wenda bwo kuba nanakora audio yonyine wenda ngo mbe nyumva neza nakubitaga nk'amezi nk'abiri, nakumva nk'umuhanzi wenda yasohoye nk'ingoma irenze, nanjye nkumva ngize ishyari, ahubwo atereka mbisubiremo. Yego, cyambaye nk'inshuro 3 kabisa, ariko ubu ngubu noneho ndakomeje. Yego, neza cyane. Iyo utamuririmbye iki kindi ari gukora? Nari kumwe artiste ushushanya n'ubundi nk'ibyo nkora. Nzagusura undi munsi udushushanyirize, twereke abanyarwanda ibyo ukora kugira ngo ujye ubasha no kubona akazi, uko abantu benshi bakeneye ibintu nk'ibyo ngibyo, ari ugushushanya ku bikuta, ari ugushushanya ibyapa, ari ubugeni, ibintu nk'ibyo byinshi. Niyo mpamvu tuzagusura nabwo tukareba ngo iyo mpano yawe igeze ku ruhe rwego. Ni ikihe kintu ukunda gukora utabizi ukisanga wagikoze, bakakubuza ukongera ukisanga wagikoze? Sobona abantu nko ku ishuri se, haba ku ishuri haba mu rugo? Ni ukurya ikaramu kabisa ku ishuri. Ku ishuri ni ukurya ikaramu man. Urya ikaramu pe? Ntabwo ugeze wonkaze ngo uzuze ya minsi 1000 bajya bavuga? Narayujuje man. Rwose nk'iyo turi mu gakwizi ikaramu ndayirya bya danje. Urya ikaramu bya danje? Neza cyane. Wabuze ibisubizo ubwo nabyumva wasanga uri umwana w'umuswa. Ntabwo ndi umuswa. Ndi nkunda kubikora nk'iyo ndangije gukora gakwizi, ndi gutekereza utundi tuntu. Ni nk'uwe muhanzi wumva ufite inzozi zo kuzakorana nawe, cyangwa akoze wifuza yuko wazakorana nawe igihe wari utangiye kuvuga ngo nanjye nyubatse uru rugendo rwa muzika? Umuhanzi mba nakorana nawe ubu ngubu mu Rwanda? Yego, hari umuhanzi urimo urazamuka neza cyane bita Lilody. None namuzi noneho? Ntabwo umuzi? Yitwa nde? Bamwita Lilody. Okay, aririmbiye njyana se? Gusa na Afrobeat nawe tu. Arimba Afrobeat. Abikora neza ku buryo wumva ari we muntu wifuza gukorana nawe? Ni umunigamana uzamutse neza pe. Nuko muziranye cyangwa nuko ibyo akora bigukomveka? Ntabwo tuziranye, ahubwo tukuntu yandika indirimbo neza, afite n'ijwi ryiza, mba numva dukoranye byanshimisha kabisa. Niwe muhanzi ufana? Urebye ni nawe. Ni nawe? Ego, nk'umuhanzi mu ubundi busanzwe muba mukurikirana n'ibihangano by'abandi bantu, ku buryo nk'umuntu ashoboye kuvuga ijambo runaka ukamenya indirimbo ririmo. Icyo kizami wagitsinda? Nagerageza. Wagerageza. Ijambo amarembo riboneka mu indirimbo? Amarembo Sitari byose ndikumva ari gospel man. Ni gospel kabisa. Ni gospel yande yihe? Ndi gukurura pe. Yego. Izina Mona Lisa? Mona Lisa ni mu ndirimbo ya Mucyo ari wenje. Yego, ubundi iyo urizi uturimbo akavase ribonekamo.
mwiza usa nka Mona Lisa ndabareba nta n'undi musa ku mihanda nawe kuruta no mu mavaso bakoma bakuba naho ngaho okay ijambo ryahima ngiye kubwira amazi ribonekamo indirimbo amazi uzi ibintu byinshi ari kumva biri kwivanga amazi amazi bro amazi okay muri comment abafana bazatubwira kabisa yego tugiye gusa nko tugana ku musozo ni kwazo tuntu tworoheje ariko twihuta kugira ngo ibintu birushe kuba uburyohe ni nuwe murajye ushaka gusigira isi binyuze mu ihangano byawe ni icyo abantu bakwigiraho cyane abantu banyigiraho ngiye bikunze kandi umuhungu nyine utagicika intege kabisa cyo kintu cya mbere banyigiraho yego kudacika intege se bigaragara mu kintu indirimbo nyinshi wasohoye no mu kwandika ni mu myigire udacika intege cyo kuvuga nukuhe kudacika intege binyuze nko mu mpano yawe byagaragarira mu bikorwa ushyira hanze kudacika intege nukuhe kudacika intege cya mbere ubundi nyine no gukora ibintu ukora yego ukabikora nyine ubishyizemo imbaraga kandi ukagira n'inama abandi bantu bashaka kubikora ukabeka ko utagomba gucika intege nyine ubwo buryo numva bwaba bwiza bwo kudacika intege yego hari umushinga mushya ufite wenda gusohora hanze ndawufite n'indirimbo n'ubundi iyo ndirimbo irimo ubutumwa umeze gute indirimbo nimwe nababwiye kare niyo ni indirimbo nyine y'urukundo ubu ngubu niyo ngiye kubaha iri na collab kwanza nanabibabwira nko mu myaka 5 iri imbere wiyumva ute mu rugendo rwawe rwa muzika no mu buzima bwawe busanzwe wumva uzaba warageze kuki myaka 5 iri imbere ngomba kuzaba mfite abantu nyine banzi neza yego nkuko abahanzi bafite abo bagize nyine tuba tuvuga turi amuhanzi ndamuzi ndamufana wenda nawe mfite nk'abantu bandi nyuma bavuga ati baramfana yego ni nk'ihe nama noneho wagira urubyiruko rugenzi rwawe rurimo rutangira urugendo rwa muzika inama ya mbere nabagira cya mbere ni ugukora nyine mu gihe batarazamuka kuko urumva mu gihe utarazamuka ntago watungwa n'ibintu bitarakwinjiriza nyine bagashaka ikindi kintu baba bakora bakaba bazamura no mu muziki wabo nyine bashyizamo nabwo imbaraga ni ikintu nababwira cya mbere yego ese ubona ari nk'iki gikenewe kugira ngo umuziki nyarwanda by'umwihariko impano z'abana bakiri bato bakiri kuzamuka zibashe gutera imbere nabo bamenyekana ikintu cya mbere ubundi ni ukubaha umwanya tukagaragaza wenda ibintu tugiye twifitemo muri twebwe kuko hari igihe umuntu akumvisha ikintu ukavuga ati n'umuntu ubundi yabagaye cya mbere ni ukubaha umwanya bakagaragaza ubushobozi nyine bifitemo yego mucyo tugeze ku musozo niki wakisabira ari abafana bawe cyangwa undi muntu wese uzakureba ikintu cya mbere nabasaba kuguma kunshyigikira ntibazacika intege kabisa kuko hari umunsi nzambatamo utuntu nyine tuzima tu bitewe n'uko ubushobozi bugenda buboneka cya mbere ni ukunshyigikira ufite sheri nawe ngira ari ushuba nawe ngira pe nta muntu uzakureba akasanga uramwihakanye azabyandika muri comment yego ni nk'ubutumwa waha mama wawe cyangwa ababyeyi bawe umuntu wese ugushyigikira mu rugendo rwa muzika ikintu n'ababyeyi banjye ndababyeyi banjye mbafata nk'abatoza b'ibihe byose ikintu cya mbere nababwira nuko mbakunda ikindi kintu nababwira nuko ntazabatenguha kabisa yego nicyo ngicyo kandi nabo babyumve urashobora ko hazaba ino video bazayireba niba yireba uzababwire yuko natwe twabashimiye kandi bazakomeza bagushyigikire umunsi ku munsi so watubwiye ko ufite indirimbo ebyiri ziri hanze ariko waturirimbiye imwe so turirimbire akaririmbo kawe kakuri ku mutima kakunyuze unasezera abafana ugiye ukaririmba uramara ukaririmba wowe mu mutima zawe mu marangamutima yawe n'ukuri kwiyumva ugira uburyo usezerera abafana nanjye mite ngusezerera na akaririmbo bita Monica
mfitanye n'umuhungu rwose wanjye dukunda gukorana mu bihe byanjye bya buri munsi. Yego. Bamwita Ashfike. Yego. Okay. Hello baby, what you can do? Uri gutuma nera haleluya. Kuno wasaga nk'akana kamurika. Gusa disi ojimera nini. Nusara. Nusara ndagukwama. N'ikindi cyana nacyo cyanaza. Nusara ndagukwama. Nurundi rwana narwo rwanaza. Nusara ndagukwama. N'ikindi cyana nacyo cyanaza. Nusara. Thank you very much. Murakoze. Yari indirimbo yanjye nyine bita Monica, mujye kuri YouTube channel yanjye muyirebe. Ni Mucyo Art. Kuri platform zanjye zose nkoresha Mucyo Art. Yego. Kuri Instagram, Facebook, TikTok. Ushaka kunyandikira message ngiye mani ndazisoma nkana gusubiza. Yego. Na TikTok ngiye na message naho ndazisoma kabisa. Murakoze cyane. Yeah, guys, nkuko mubona ni Mucyo Art kuri Mirage TV show. Yari umutumirwa w'uyu munsi, afite indirimbo nziza kandi afite n'ikindi kintu ashoboye cyo gushushanya. Mpamvu tutakigarutseho nuko tuzagenda tukabagaragariza ibyo akora ibyari byo, tukabiganiraho tunabyerekana. Nkuko atubwiye ko ari umuhanzi akaza karimba mukabyumvira, no muri art ziwe tugomba kuzaduharika ngo twerekane ibyo ashoboye nibi ngibi. So ni Mucyo Art, mumukurikirane, mugende mu following, mu subscribe, like, share, comment, mu musune kuri YouTube yiwe kugira ngo nawe ajya abasha kugira umugisha kuri Mirage TV show. So yari Mirage kuri Mirage TV show, biganiro nk'ibi ngibi nakagaruka umunsi ku munsi turi kumwe. Ciao, shalom.